kurobanura iby'ingenzi bitari ingenzi, gutoranya icyiza mu bibi, kumenya kurobanura ibitari ingenzi mu by'ingenzi. Aramutse ari ibintu bibi byivanze n'ibyiza, ukaba ushobora kumenya kurobanura ibyo bibi ukabikuramo ugasigaza iby'ingenzi, cyangwa se kumenya kurobanura iby'ingenzi mu bitari ingenzi, ni ukuvuga mu by'ingenzi byivanze mu bibi. Ni impano rero idasanzwe, niwo mugambi Imana idufitiye. Isi yamaze kononekara, iby'ingenzi ntitubasha kubimenya muri kino gihe, kuko n'ibitari ingenzi byamaze kumera nk'aho ari ingenzi. Ese iyo Kinyarwanda cy'ingenzi muracyumva icyo na nk'uko nabivuze, ni ibyiza byivanze n'ibibi, noneho ibibi byiganzura n'ibyiza, ndetse bisigara ibibi bimeze nk'aho ari byiza. Kumenya no kurobanura ko atari byiza kandi byamaze kumera nk'aho ari byiza ni ikintu gikomeye cyane. Bibiliya itubwira ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma kuko bazaza bigisha mu izina ryawe. Kumenya kurobanura rero ibinyoma mu kuri nabyo si ibintu byoroshye. Kumenya kurobanura abigisha y'ibinyoma n'abigisha b'ukuri ntabwo byoroshye, kuko ikinyoma cyamaze kumera mu kuri. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. 20 mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza imperuka. Nimwumve ubu usomye amagambo, nuko mugende muhindura abantu bose mu mahanga yose abigishwa, mubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Hari igihe duhagarara ngo bene Data mubatiza, batiza umwana bene Data, ariko ibindi bisigayemo abo tutabyiga. Harimo tutibuka ndetse yuko nyirabyo yavuze aya magambo avuga ati ndi kumwe namwe ndi kontorora. Aho tugiye kugira ngo ari kumwe natwe Yesu abana natwe, amen. Ntabwo ari ukubana natwe gusa maze ngo tunezerwe, aradukontorora atugenze ibyo dukora byose. Maze bavuga ni kuko maze imyaka 35 ndi umwigisha n'umubwirizabutumwa, ubwo Imana izanembera ibyo. Reka babwire ko ibintu ntagerageza kumana, ntacyo bivuze gito kumana. Kuba umaze imyaka 40 uri umukristo si byo Imana yitayeho, ahubwo irakubaza ngo mbese mu gihe wabayeho se warahindutse? Nutarahindutse rero ni ibihe bintu by'imihango y'itorero dukora buri munsi kandi bitunezeza ibyinshi? Iyo kimenyetso cyo kuri porogaramu batuzabwiriza Paul arayama
mbese ntibigeze babwirizwa avuga abayuda atari ko se bahindura bizera arongera icyenda cumi na kimwe gutyo mu Baroma ati ese bakwizera ntababigishije ati ese bakwigishwa ntawabatumye ese yo wabwiriza utatumwe nicyo ni ikibazo icyo ushaka ko tuvuga ibintu byinshi bikorwa mu matorero ku isi yose nta mugamba no guhinduka ahubwo ni ibintu byo muri torero mu gitabo cya Ameretike cyangwa se mu Rwanda na Bayiti ndavuga icyo Yesu yatumye abigishwa arabatuma nuko mugende muhindura abantu bose bo mu mahanga yose n'abo muri Kanani umugambi w'amatora y'abo muri Kanada ni uguhindura abantu ni ukugira ngo aya matorero ahindure abantu bo muri Kanani si ukugira ngo bagire amatorero menshi bajya kuganiriramo iminsi mikuru ya Noheli kugira ngo bakoreremo bonane banezerwe barye amena bambare abantu bazababazwa nuko babuze ijuru bitewe n'akantu k'ubusa yari ashoboye kureka ngo maze muhaga umwanya ababwiriza butumwa bazakubitwa bakigishije abantu byo guhinduka maze babasanga bakora tugitangiye cyane ntibajya kubwira nta kibazo n'ubu nindangiza haravuga alo araganye ko tugira gukora buryaje ntibitange uzazijyambere kuzara okay hari umunsi azakubitwa muri cyo abantu bahindutse bamara bahindutse ntabwo tugomba kugira itorero ritagira guhinduka reka duhinduke no kwigira neza nawe zaravuga ati neretse abamarayika bafite amakaramu bagiye gusiba amazina y'abantu babaye mu matorero ariko batahindutse maze ngo bari bafite amakaramu bahinda imishyitsi Yesu yabagije ari mwe musiba mu mberaga kuko babaye amatorero n'abantu bakiranuka bambaye imyenda myiza kuko bakiranuka barashushe buhoro ntibaswa ntibakonja ku bw'ibyo ndabarutse ni mu basiga